Okay. Turabasuje inshuti za Rama TV show. Twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu. Imana ibaha umugisha kubana natwe muri iki kiganiro. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, tunaririmbe, tunasenge. Ndizera neza ko turubabera umugisha. Kandi namwe muri umugisha kuri twebwe. Imana ibaha umugisha. Mbere yuko dutangira dusenge, Imana turahorana, ariko twongere tuyishime, twongere twegerane nayo mu mitima yacu muri iki kiganiro. Reka dusenge, turangiza tubakira uwo turi kumwe, cyangwa reka mbanze mwakire then dusenge. Turakwakiriye, murakoze cyane. Ikaze, turakwishimiye. Murakoze. Imana iguhe umugisha kuza hano muri studio zacu, no kuri turakwishimiye. Reka tukwakire, wibwire abadukurikiye, hanyuma udusengere, noneho dutangire. Murakoze. Nitwa Bintu Aline Murekatete, benshi banze ku izina rya Mama Jadiel. Ndakijijwe, nkunda Imana, ndi umuramyi, ndumva ari ibyo. Amen. Murakoze Mama Jadiel. Mbere yuko dusenga, turirimbe karimbo gatoya, turirimbe imbere y'Imana, turangiza dusenge. Mu mafu ya nimusi, izuba rinyibutsa ineza y'umukunzi wanjye, akagiro k'iminsi ntikabishobora kunanya n'umukunzi wanjye. Mu mafu ya nimusi, izuba rinyibutsa ineza y'umukunzi wanjye, akagiro k'iminsi ntikabishobora kunanya n'umukunzi wanjye, n'umukunzi. Yesu n'umukunzi, n'umukunzi. Yesu n'umukunzi. Teka mwami mwiza, mwamukira neza, mwamukomeye, turi amasho yawe, ubwiza bwawe. Aha nawe n'abahera data, tugiye kuvuga ijambo ryawe, tugiye kukuramya, tugiye kugukorera. Turifuza ko abadukurikiye mwami Yesu bagira umugisha wo gukurikira mwami Yesu Kristo, bagira ikintu bazakuramo. Imbaraga yawe y'ubwiza, y'ubwenge iba kuri bo. Turagukunda data, dukunda imbaraga zawe washize muri twe. Turagukunda Yesu kuko waraducunguye, waducunguje amaraso yawe, waraducunguye, watugeze abawe, wadukuye mu mwijima, wadukuye mu bubata, wadukuye data ahari habi, aho tutari dufite ibyiringiro, ariko uyu munsi dufite wowe. Uno munsi mwami Yesu Kristo dufite wowe. Uno munsi data dufite wowe. Uyu munsi turagufite, turagushima, turagushyira hejuru, turakuramya. Data uri umwami mwiza, uri umwami ugira neza. Turasengera umuntu wese uzakurikira. Hariho benshi batari bamenya agakiza, batari bakumenya, bakirushe, bakiremerewe, baruhiye mu isi, bari mu mwijima mwinshi, baruhijwe n'ibyaha bitandukanye. Data ndakwinginze ngo abarushe n'abaremerewe data baruhure. Uzakurikira iki kiganiro data, uzakorwaho nawe
imbaraga zawe zizamukoreho, kubaho kwawe kuzamukoreho. Tuzumve abantu bafata icyemezo cyo kugukurikira, kuko uri Imana nziza, uri Imana nzima, uri Imana igihindura ibintu, uri Imana igira imitima irushe, uri Imana igenderera umuntu ku giti cye, uri Imana igisanga umuntu mu ibanga ikamumara umubabaro, uri Imana igisanga umuntu uwo ari we wese ku kibazo icyo ari cyo cyose afite, mu gahinda ko ariko kose afite, mu mubabaro uwo ari we wese afite, ubwiye ubwo ari bwo bwose afite ikamukoraho. Data, icyamu uno munsi data, hakagira umutima uhindukira, hakagira uwongera kukwizera, hakagira ufata umwanzuro data, kuri wowe harimo amahoro, kuri wowe nta gihombo kirimo, kuri wowe hari ibyiringiro by'uyu munsi n'iby'ejo hazaza, kuri wowe data niho haba ibyuzuye, nta handi biba, ni muri wowe Yesu Kristo, ni muri wowe data. Turifuza ko urubyiruko, abana batoya baruhijwe, barushye cyane, bari mu bintu byinshi baremerewe, bagaruka data, bakamenya inzira y'agakiza, niyo nzira yonyine irimo ubwiza, irimo umutuzo, irimo amahoro, irimo kugubwa neza, irimo byose umuntu yakenera. Haleluya, haleluya. Urakoze Yesu. Shimwe data. Amen. Shimwe Yesu. Amen. Shimwe kubwo imitima irimo kugarukira, ushimwe kubwo barimo bakugarukira, ushimwe data, ushimwe ko atari twebwe ahubwo wowe inyuma yacu, ushimwe ko atari twebwe ahubwo wowe muri twe, ushimwe ko atari twebwe ahubwo wowe Mwami Yesu, ahubwo wowe data. Ihereza bawe, igaburira bawe, ni wowe Mwami, ntabwo ari twe twemeza, ntabwo ari twebwe tuvuga, ntabwo ari twebwe twumvisinga, ahubwo ni wowe data, ni wowe Yesu Kristo, ni wowe Jehova, ni wowe Mesiya. Imbaraga z'umwuka wawe wera zikora umurimo, imbaraga z'umwuka wawe wera nizikora umurimo, imbaraga z'umwuka wawe wera nizikora igitangaza, imbaraga z'umwuka wawe wera reka zikore ku barimo bakurikira. Uzakurikira arushe, aremerewe, arushe azaruhuke data. Uzakurikira adafite amahitamo ku byo arimo gucamo, Mwami uzamufashe umubera amahitamo, kuko wowe ntujya wibesha, kuko ujya uhagarara n'itangiriro ukamenya iherezo data. Ni wowe wenyine wabasha gufasha abadafite amahitamo guhitamo neza ibibafitiye akamaro. Ni wowe data ushoboye, ni wowe wibashije, ni wowe Mwami, nta wundi, ni wowe Jehova, nta wundi, ni wowe Mesiya, nta wundi, ni wowe turimo tubwira, ni wowe data. Turabizi ko iri jwi rizagera kuri benshi. Mwami Yesu Kristo, garura data, ongera wiyereke abantu bawe, ongera wiyereke data bari kure yawe, ongera wiyereke data abari bacitse intege, ongera wiyereke Mwami Yesu abari bari kure yawe, ongera wiyereke abatari bagifite imbaraga zo kukwegera, ongera wiyereke Mwami abohamagaye, ongera wiyereke data abatari bemera umuhamagaro wawe, ongera wiyereke data abadafite ibyiringiro. Turagukeneye Mwami, abantu baragukeneye Yesu, isi iragukeneye. Haleluya, amen, haleluya, haleluya, haleluya. N'undi wabindi bavuga ngo ni umukunzi, ni umukunzi. Yesu ni umukunzi. Haleluya, ushimwe Jehova, ushimwe Mesiya, ushobora kuzana ibyawe data. Amen. Bintu turimbire. Nanjye ndi mubo yanyuzeho mbabaye, angirira ibambe n'urukundo, aranyomora, arankiza, yishura imyenda yanjye yose. Nanjye ndi mubo yanyuzeho mbabaye, angirira ibambe n'urukundo, aranyomora, arankiza,
yose nzajya ndirimba urukundo rw'umukiza rwankuye mu mwijima nzajya nirata umusaraba wa Yesu wambereye ibyiringiro nzajya ndirimba urukundo rw'umukiza rwankuye mu mwijima nzajya nirata umusaraba wa Yesu wambereye ibyiringiro nanjye ndi mubo yanyuzeho mbabaye ambwira ibambe n'urukundo aranyobora arangiza yishyuye yanjye warakoze haleluya data turagushima wakoze umurimo ukomeye haleluya wakoze umurimo ukomeye warakoze data warakoze Yesu warakoze Jehova haleluya warakoze mwami Yesu nanjye ndimo yanyuzeho mbabaye ambwirira ibambe n'urukundo aranyomora aranyisha yishyura imyenda yanjye yose nanjye ndi mubo yanyuzeho mbabaye ambwirira ibambe n'urukundo aranyomora arangiza yishyura imyenda yanjye yose nzajya ndirimba urukundo rw'umukiza rwankuye mu mwijima nzajya nirata umusaraba wa Yesu wambereye ibyiringiro haleluya turabashimira inshuti turi kumwe kandi dukomeze dutaramane nta kintu cyiza nko kugira Yesu mu mutima wawe nta kintu cyiza nko gukizwa nta kintu cyiza nko kwakira agakiza nawe uri kudukurikira utarakira Yesu ni ukuri niwo mwanzuro mwiza wafata mu buzima bwawe niwo mwanzuro mwiza ko nta kindi kintu cyiza nko kwakira Yesu ntacyo wabona kuri iyi si gutunga amafaranga menshi ntabwo bingana no gutunga Yesu kubyara abahungu n'abakobwa ntabwo bingana no gutunga Yesu gushaka umugabo n'umugore ntabwo bingana no gutunga Yesu ntabwo bingana kugira Yesu n'ibyo bindi byose biba birimo yego muri Yesu harimo byose kumugira ni byiza kandi ntabwo tumutungira kugira ngo aduhe ibyo oya haleluya utunga Yesu byonyine birihagije nubwo yaduha ibindi nubwo atabiduha birihagije kandi n'icyo ataguhaye aguha amahoro yo guturiza muri byo no kunyurwa ni ukuri Yesu aguha amahoro ndakwinginze wowe dukurikira udafite Yesu umwakire nawe umufite ariko utaryohewe no kumugira uramufite urakijijwe nta buryohe burimo wongere umwegere ufate umwanzuro wo kureka byose wo kumwiyegurira wese ureke kujarajara ko hari igihe uba muri Yesu ukaba no mu bindi ukabaho wumva gukizwa ari nk'umutwaro wikoreye aho kugira ngo bikubere ibyishimo n'umunezero ibintu byose urimo ubireke umaramaze gutunga Yesu umaramaze kumutunga
utangire wige gusenga no gusoma ijambo ry'Imana azakuryohera cyane, uzasanga ari ubuzima bwiza cyane kandi ni ubuzima buri successful, ni ubuzima bufite imbaraga, ni ubuzima butuma ubaho uko abandi batabaho, ubona ibintu uko abandi batabibona, ugendera mu murongo abandi batagenderamo. Ko nuwatangira gushaka Yesu, ugatangira gusenga, ugatangira gusoma ijambo, uzatangira kumva imitekerereze yawe ihinduka, uzatangira kumva ibyo wahaga agaciro gashize burundu. Ko Paulo yavuze ngo ibyo byangiriraga umumaro unsigaye mbitekereza nk'amase. Uko iyo usoma ijambo ukegera Yesu, ugasoma ijambo ugasenga, ugasoma ijambo ugasenga, ujya uza gusanga bya bintu watinyaga n'aba bantu watinyaga ugasanga byararangiye. Nta muntu ugitinya, ahubwo wubaha umuntu, nta muntu ucyumva ko ari hejuru yawe, nta muntu ucyumva ko ahubwo ukumva ufite gucishwa bugufi, nta muntu usuzugura, nta n'uwo wumva utinya, ukubaha bose, ukagira umunezero wuzuye, kumva muri wowe huzuyemo urukundo rwo gukunda abantu bose. Ntabwo ujya umenya igihe byizaniye, biza iyo uri gushaka mu maso h'Imana, iyo urimo usenga usoma ijambo, usoma ijambo, ujya usanga ubuzima bwawe bwarakira ikindi kintu gikomeye, ugasanga wabaye undi wowe utari wiyizi. Ibyaguteraga ubwoba ugasanga ubwoba bwabyo bwarashize, ugasanga wabaye umuntu utinyutse kandi warahoraga uri umuntu utinya. Kadusoma ijambo ritoya nifuje ko tuganira uno munsi, hanyuma turaza komeza n'indirimbo tunasenga. Twifuje kubataramira muri uyu mwanya muto n'indirimbo n'ijambo ry'Imana tunasenga. Turasoma Abacamanza ibice 6 umurongo wa 11 kugeza kuri 15. Haravuga ngo, titre iravuga ngo Gideyoni abonekerwa n'umumarayika uhoraho. Umumarayika uhoraho aza Ofura, yicara munsi y'igiti cy'inganzamarumbo cyari mu isambu ya Yowashi ukomoka kuri Abiyezeri. Umuhungu wa Yowashi witwaga Gideyoni yahuraga ingano aho bengeraga imizabibu kugira ngo azihishe Abamediyani. 12. Nuko wa mumarayika w'uhoraho aramubonekera aramubwira ati, wantwari ku rugamba we, uhoraho ari kumwe nawe. Gideyoni aramubwira ati, ariko se databuja, iyo uhoraho aza kuba hamwe natwe, ibi byose biba byaratubayeho? Ese ibitangaza bye basogokuruza baturatiraga byagiye? Batubwiraga uko yabakuye mu Misiri, none twe yaradutaye atugabiza Abamediyani. 14. Mukuhoraho arahindukira aramubwira ati, genda ukoresha imbaraga ufite ukize Abisiraheli Abamediyani, ni njyewe ugutumye. Nuko Gideyoni aramusubiza ati, ariko se databuja, Abisiraheli nzabakiza nte? Inzu yacu niyo isuzuguritse mu muryango wa Manase, kandi no mu rugo rwa data ni njye muto. Uhoraho aramubwira ati, humura, ndi kumwe nawe, uzatsinda Abamediyani nk'utsinda umuntu umwe. Haleluya. Niyo muntu nshaka ko tuganira umwanya mutoya. Nshaka ko tuganira wowe wiyita nde? Ni wiyita nde? Uzi kurinde andi Imana yo ikwita nde? Nicyo kintu nshaka ko tuganira. Gideyoni ngo yarimo asekura ingano, niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Marayika w'Uwiteka aramwiyereka aramubwira ngo
wa munyembaraga we, ngo wa ntwari ku rugamba we. Ijambo ku murongo wa 12 aravuga ngo nuko wa mumarayika w'Uhoraho aramubonekera aramubwira ati nawe wiyita, ariko hari izina Uwiteka kwita. Ushobora kuba wowe wiyita izina bitewe n'ubuzima urimo ucamo, ukaba wiyita umukene, n'iryo zina wiyita kubera ko urimo uca mu buzima bw'ubukene, ukumva ibitekerezo byawe naho bigarukiye. Ni ukuri ibyo urimo ucamo ni inzira y'aho Uwiteka yateganyije kukujyana, kandi ibyo urimo ucamo ni ibintu bibiri. Uwiteka niwe wabyemeye, ashobora kuba atari we wabiteje ariko yarabyemeye, kandi ashobora kuba nanone ari nawe wabiteje. Ashobora kuba ari we wabiteje kugira ngo ugane aho ku izina wakwita, nanone ashobora kuba atarabiguteje ariko yarabyemeye kuko ari umunyembaraga, ntacyo atemeye cyakubaho. Rero ikikubaho cyose, icyo urimo ucaho cyose yaracyemeye, yemeye ko kikubaho kuko azi neza ko bifatanyiriza hamwe kuguhindura intwari ku rugamba. Si uko Uwiteka yarayobewe ko Abisiraheli Abamidiyani babateye, si uko Uwiteka yarayobewe ubwoko bwa Isiraheli, ndetse birenze kuri ibyo yari azi Gideyoni mu izina rye nk'umuntu umwe, azi n'aho arimo asekura nk'umurimo mutoya, abizi. Amutumaho Uwiteka aragenda aramusanga ndetse amuhamagara mu izina uko Uwiteka we yamwitaga. Rero ibitekerezo byawe ntibikakugarurikiriye, ntibigatume ugarukira aho mu byo urimo ucamo, mu byo urimo ureba. Niba ufite intambara mu kazi ngo wumve ko ari aho byarangiye, ubuzima bwawe bwumve ko ari aho. Ni ryari impindukiza igihe watangiye guhindura imitekerereze, igihe watangiye kurenza amaso ibyo urimo ureba ukabona ibyo utarimo ureba, nicyo gihe impinduka isa. Ni ryari uzinjiraho ugomba kwinjira, ni ryari uzaba uwo ugomba kubaho, bizahera mu mitekerereze. Igihe uzaba utekereza uko ukurenze ukumeze, icyo nicyo gihe impinduka izatangira kuza. Kandi impinduka nitangira kuza, impinduka niza nawe izakugeraho. Haleluya, haleluya. Gideyoni ku murongo wa 12 Imana yamwise intwari ku rugamba. Ku murongo wa 13 Gideyoni aramubwira ati ariko se databuja, iyo Uhoraho aza kuba hamwe natwe, ibi byose byari kuba bitugeraho. Imitekerereze ye iracyari ku byo arimo abona, imitekerereze ntirahinduka. Ahangaha rero iyo ukiri ahangaha nta kintu na kimwe cyahinduka. Iyo utarumva ko ibintu byahinduka, iyo utarumva ko ibyo urimo byose ari ibigufasha kuba undi muntu, nta cyahinduka. Igihe ikintu cyagira igihe gihinduka, igihe impinduka izazira, ni igihe uzemera ko uri umunyembaraga, nicyo gihe impinduka izazira. Ku murongo wa 13 haravuga ngo Gideyoni aramubwira ati ariko se databuja, iyo Uhoraho aza kuba hamwe natwe, ibi byose biba byaratubayeho. Ese ibitangaza bye basogokuruza batubwiraga byagiye he? Batubwiraga uko yabakuye mu Misiri, none twe yaradutaye. Ibi ni cya gihe uba ukumva ibyo urimo ucamo Imana ntikuzi, ukajya ukumva Imana ntabwo inzi. Ni ukuri Imana irakuzi neza cyane, izi izina ryawe, izi ibyo urimo ucamo. Uvuga ngo njyewe wabuze urubyaro, njye mugore utarabyaye, njye mugabo utaragize gutya, njye utameze nk'abandi, njye ufite ya mazina wiyita, njyewe udafite n'imodoka nk'abandi, njye utagira inzu, njye utagira iki,
ni abo tungana bose barize, njye utarize sinigeze niga, njyewe utarakuze nk'uko abandi bakura, njye udasa nk'uko abandi basa, njye haleluya. Nuko benshi tujya twiklaza, abantu benshi bapfiriye aho ngaho bakiri muri icyo kibaya cyo kumva akumva ngana nuko ari naho ari n'ibyo ari kubona n'intege nke ari kwibonamo, ibitekerezo bye bikanga kwemera guhinduka, ibitekerezo bye bikanga kwemera kuba ko yabundi, ibitekerezo bye bikanga kwemera ko yagera ahandi, ibitekerezo bye bikanga kwemera ko Imana imuzi, ibitekerezo bye bikanga kwemera ko Imana yamukoresha, ibitekerezo bye bikanga kwemera urukundo rw'Imana kuri we, agahera gusa mu kaziga k'ibyo arimo abona bitoya cyane. Kuko iyo Dawudi ahera mu kaziga ko kuragira intama yararimo, nubwo yararagiye intama agaheraho, uyu munsi Dawudi tuzi ntabwo twari kuba twaramumenye, ariko yahinduye imitekerereze, aravuga ati nubwo ndi umushumba w'intama ariko nuriya namwica. Yavuye mu kaziga ko kumva ko ari umushumba, ko kumva ko bakuru be bizeye bakajya ku rugamba, ko kwigereranya n'abandi, ava muri ako kaziga, ava muri ibyo bitekerezo. Yongera icya kabiri, ava mu bitekerezo byo kumva ko icyananiye abandi watagikora, icyananiye abandi watagikora. Yari afite impamvu nyinshi, yari muto, yari umushumba, ntiyari yarigiye urugamba, zari impamvu nyinshi zatumaga Dawudi atari gutekereza guhangara Goliyati, ariko yarabitekereje kuko yahinduye imitekerereze, kandi imbaraga ze ntiyazireberamo, azirebera mu Mana, azirebera mu Mana, iwe ubwe yirebera mu Mana, aravuga ngo nta cyananira Imana, nta na kimwe. Imbaraga z'Imana zindimo zirahagije kugira ngo mbe nakora kiriya kintu nice Goliyati. Nubwo cyari igikorwa gikomeye gisaba intwari zikomeye, ntabwo yisuzuguye ngo yisuzuguriye mu kaziga arimo. Igihe cyose uzatangira kwitekereza, uzaba ukitekereza mu kaziga k'ibibazo ubona ibingibi bisanzwe, uzaba ukiri usanzwe. Igihe wowe ubwawe uzitekereza nk'umuntu ukiri mu kaziga k'ibibazo ucamo, uzaba ukiri umuntu usanzwe, kandi ntuzige gukora ibidasanzwe, n'ibyawe uzakora ibidasanzwe. Reka tusome ku murongo wa 14, haravuga ngo nuko Uhoraho arahindukira aramubwira ati genda ukoresha imbaraga ufite ukize Abisiraheli Abamediyani, njyewe ugutumye. Icyo bisaba kugira ngo ube undi muntu si ibyo udafite. No mu kiganiro cyabanjirije nawe babwiye, ibyo udafite ntabwo ari cyo kintu usabwa, si cyo ukeneye, kuko ibyo ufite birahagije. ko niko Imana yabwiye Gideyoni, kandi yabimubwiye nta kindi kintu yamuhaye. Ntabwo Imana yaje ngo ihe Gideyoni ikindi kintu, ntabwo Imana yamutumye ngo ugende mu kibaya ngo ucukure ngo urabone izahabu ngo uzigurishe ngo ubone amafaranga menshi ngo mugure intwaro. Oya, akiruko akifite wa murima kirimo asekura, nta kindi kintu gihindutse na kimwe. Imana yamubwiye ngo genda. Ubwo byasabaga iki? Imana yamubwiye iki? Nahindura imitekerereze, niyemere ko ari undi muntu, niyemere ko ari umunyentwari, niyemere ko ariwe wakiza Abisiraheli nubwo ari ku isekuru, nubwo ari masekuru, niyemere, nabyemere. Nicyo gusa Imana yasabaga, kandi nawe nicyo Imana igusaba, nta kindi. Imana ikwita umunyembaraga, Imana ikwita uwazana impinduka, Imana ikwita uwakora ibitangaza. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukuba umuvugabutumwa, ngo ni ukuba iki, si ibyo gusa. Hari imyamagaro myinshi irahari. Hari icyo ujya wumva muri wo wakora ukacyumva n'akajwi gatoya, ariko ntukiteho kuko wisuzugura, wirebera mu kaziga gato, wirebera ahantu hato, wirebera mu bintu bito, ureba ibyo udafite. Nyamara si ibyo ukeneye, ukeneye ibyo ufite nyine ukuri, kugira ngo uhindure ibintu. Uhindure ibintu. Isi niyo utegereje mu mpano zawe kugira ngo ihinduke. Apana igihugu, apana umuntu, isi itegereje wowe kugira ngo ihinduke. Isi iragutegereje kugira ngo uhinduke. Hari impinduka nini isi gutegerejemo, kandi icyo bisaba wowe n'ibyo ufite gusa, ntabwo bisaba ikindi kintu. Bisaba wowe n'ibyo ufite. Ku murongo
dusuye ku murongo wa 14 kugira ngo mwumve ko Uwiteka yambwiye ngo nuko Uhoraho arahindukira aramubwira ati genda ukoresha imbaraga ufite ukize Abisiraheli Abamediyani njyewe ugutumye. Ku murongo wa 15 ngo nuko Gideyoni aramusubiza ati ariko se databuja Abisiraheli nzabakiza nte? Inzu yacu niyo isuzuguritse mu muryango wa Manase kandi ni mu rugo rwa data ninjye muto. Gideyoni aracyafite impamvu zatuma imitekerereze iracyafunze. Mubyumve neza bikiri ahantu ntabwo Uwiteka yigeze amukoresha. Niko bimeze. Utarumva ko wakora Imana ntiyagukoresha. Utarumva ko ushoboye Imana ntiyagukoresha. Ntabwo Imana igifata ku ngufu, ikorana natwe. Utarumva ko ubashije, utarumva ko ukomeye, utarumva ko uri kumwe n'Imana uzakora ibikomeye, utarumva ko muri kumwe n'Imana hari icyo wakora, utarumva imbaraga Imana yabitse muri wowe ubwawe ngo uzumve. Ntabwo ikikurwanya ari abadayimoni, nta nubwo ari Satani, nta nubwo ari abarozi. Ibyo byakurwanya ariko nta mbaraga bigufiteho. Ikigufiteho imbaraga ni wowe ubwawe kwirwanya. Nicyo cyonyine kigufiteho imbaraga. Igihe utemera ko hari aho wajya, igihe utemera ko hari icyo wakora, igihe utemera ko hari impinduka wazana, ntayo uzazana. Uzagumaho, nta kizahinduka. Iki gihe cyose kuva kuri uyu murongo kugeza aho tugeza ku murongo wa 15 Gideyoni yaragitanga impamvu, kandi izo mpamvu natwe turazigira. Ukabona umuryango wanyu ni abakene, ukabona umuryango wanyu ni insuzugurwa, ukabona nta kintu ukibonera mu bigaragara n'amaso. Nyamara Yesu, nyamara Imana ntabwo igikoresha ibigaragara n'amaso, ikoresha imbaraga zayo. Kuko imbaraga zayo zirihagije gukora ibirenze ibyo dutekereza mu mitima yacu. Imbaraga z'Imana zirihagije. Ku murongo wa 16 haravuga ngo Uhoraho aramubwira ati humura ndi kumwe nawe, uzatsinda Abamediyani nk'utsinda umuntu umwe. Murabyumva? Humura, Imana iri kumwe nawe. Niba hari icyo wumva wakora wikwirebera mu kaziga k'utuntu dutoya, ngo njyewe utarashaka, njyewe ngo sindabona umugabo, sindabona umugore, njyewe ukiri impamvu nyinshi. Nta mpamvu n'imwe yatuma udakora icyo wagenewe gukora, yatuma udakora iby'ubutwari, yatuma udakiza abantu. Nta mpamvu n'imwe yatuma utazana impinduka, nta n'imwe. Humura, Imana muri kumwe irihagije. Humura, nta kindi kintu ukeneye gusa kwemera no guhindura imitekerereze, kubyizera, kumva ko byakunda. Ukegera Imana ugasenga, ugasoma ijambo, ugahindura imitekerereze muri wowe, hagahinduka, hakazamo impinduka. Reka impinduka ize muri wowe, niza muri wowe ukumva uremeye, ukumva urahindutse, bizakubona, uzakora iby'ubutwari. Reke duhaguruke dukorere Imana, tuzane ububyutse mu rubyiruko rwacu, twongere kuzamo umucyo w'Imana ahantu mwiza, twongere. Haleluya, amen. Dutegereje bene data, duhindure gusa imitekerereze, duhindure imyumvire. Imana iduhamagara iruta byose, ntabwo isaba ibintu bikomeye, irasaba ibyo ufite gusa, uhagurukana n'ibyo ufite. Ku murongo wa 17 aravuga ngo Gideyoni aramusubiza ati niba koko nakugizeho ubutoni n'ikimenyetso kigaragaza ko uwo tuvugana ari Uhoraho, none nyamuneka ntuvaha ntarakuzanira ituro. Uhoraho aramusubiza ati ndahaguma kugeza ubwo ugaruka. Nuko Gideyoni aragenda
ahangaha ku murongo wa 17 murabyumvise Gideyoni atangiye kwemera ngo niba koko ari wowe haleluya aho ngaho niyo nshaka niduhindure hindura kimwe cyo gusa niba udafite Yesu umwami n'umukiza niba utarakira agakiza uri kumurikira wakira agakiza wakire Yesu gusa asiga uhindura imitekerezo uvuga ngo Yesu ndemeye nkoresha uzakora ibyo utwara kandi kenshi ibyo twe dutekereza n'ibyo twibwira ujya usanga bibushanyije n'iby'Imana dutekerezaho n'ibyo twibwiraho ariko iby'Imana biba biremereye kuruta ibyacu twe twitekerezaho bito twe twitekerezaho nk'ibyacu nyine nk'abantu ariko Imana idutekerezaho binini kandi dutekerezaho nk'ibyayo nyine nk'Imana kuko niyo yaturemye. Gideyoni abacamanza ibice 7 umurongo wa 9 haravuga ngo iryo joro Uhoraho abwira Gideyoni ati haguruka ujye gutera inkambi y'Abamidiyani kuko nabakugabije. Nahangaha imaze guhindura imitekerereze Imana iraguhagurutsa. Nuko byagenze ku bantu bose, nuko byagenze kuri Dawudi, nuko byagenze kuri Mose, nuko byagenze kuri Yeshuwa, nuko byagenze no ku bantu n'ubu bahari bakora ibitangaza, bakorera Imana, bazana impinduka. Nuko byagenze byatangiraga ari abantu boroshye ariko igihe imitekerereze yahindutse, igihe bumvishije bemeye, igihe babwiye Imana ngo yego, nicyo gihe Imana yatangiye gukorana nabo. Nawe urimo kudukurikira uno munsi nicyo Imana irimo ikubwira, nicyo nta kindi. umunsi uzemera nawe ubwawe ukibona nk'umuntu ukomeye, nawe ubwawe ukibona nk'umuntu wazana impinduka. icyo nicyo gihe Imana izatangira gukorana nawe kandi uzazana impinduka, uzakora ibikomeye, uzakora iby'ubutware. Imana ibahe umugisha. n'iri jambo nari mfite nuko nzakomeza musome amagambo Gideyoni yagezeho yumva ubwoba, aratera ariko yumva ubwoba. Imana yamubwira ngo niba ufite ubwoba ufata umukozi wawe witwa Pura mujyane ujye kumva iby'Abamediyani. Aragenda agezeyo basanga Umumediyani umwe yarose inzozi z'ukuntu bacogora imbere, z'ukuntu batsinzwe n'Abisiraheli. Aragaruka aravuga ati nimuze dutere. Baratera. Inkuru yarangije Abisiraheli bitsinze kandi umugabo w'ingabo ari Gideyoni, wa undi watangiye ari gusekura ingano munsi y'igiti. Ntabwo bisaba umuntu ukomeye, oya bisaba uwemera gukorana n'Imana. Imana ibahe umugisha. hari akaririmbo kajyanye n'ibyo wari uri kuvuga kavuga ngo irakuzi kwakundi ukanguka ukicara ku gitanda cyawe ubitse umutwe mu biganza urira cyane rwose ushavuye. nta wundi ni Yesu ufite ibanga ry'ubuzima, jya utegereza Yesu. ibyo unyuramo biruje inshuti n'iby'igihe gitoya n'ibihoraho, ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana idahemuka, jya uyizera. yasezeranye kuzabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruje, nubwo isezerano ryayo risa nkaho ritinda ntabwo rizahera, jya uyizera. Turagushima Yesu, turagushima mwami w'abami, turagushima Jehova. Icyubahiro n'ikuzo ni ibyawe, mbazwe mwami. reka Data imbaraga zawe zikorere mu bantu bawe.
imbaraga zawe zidukoreremo dukoresha iby'ubutwari tuzabeho mwana tuve ku isi dusa nk'abatarabayeho ahubwo dukoresha umwana turemeye dukoresha iby'ubutwari uhindure mwami Yesu Kristo ab'iki bazabwira iby'imbaraga zawe turagushimye kuri hamwe natwe turagushimye ijambo ryawe kugira ngo usohoze icyo ryaziye gukora mu izina ryawe Yesu Kristo none n'iteka ryose ushimwe shigwe hejuru kuko ari wowe data udushoboza gukora ibyo twe tutakwishoboza mu izina ryawe tubisabye twizeye amen turabashimira inshuti zacu mwadukurikiye Imana ibahe umugisha Imana rwose ibahe umugisha Imana irabakunda cyane kuruta uko mubizi nuko mubitekereza naho utaha